Yes guys, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza. Nongeye kubereka ukuntu ukora deposit y'amapayi yawe uyakuye muri application ya Pi Network cyangwa muri Pi browser uyashyira muri exchange ya OKX by'umwihariko kubera ko niyo exchange ndetse na FMC Pay ziteguye ku mugaragaro kuzakorana n'uyu mushinga wa Pi Network. Nubwo andi ma exchange azaza nyuma cyangwa azagenda agaragara nibamara gufungura umuyoboro ufunguye umushinga wa Pi Network, ariko nubwo ngiye kubikwereka uyu munsi wa none, nubikora payi zirageraho, ariko sinkubwiye ngo ubikore itariki 20 zitaragera z'ukwezi kwa kabiri. Nubikora risike uza guhuriramo nazo ubyirengere, gusa inzira ngiye kubereka ni kuzabikora ku itariki 20 nibamara kwemerera andi ma network cyangwa andi ma exchange kwikonekita n'uyu mushinga wa Pi Network, ukaba wafata payi zawe ukazikura muri wallet ukazohereza kuri exchange runaka step by step. Kurikira rero video ngiye kubikwereka akantu ku kandi. Nimba uri mushyashya akaribwo bwa mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, uyu ni umwanya wo gukanda kuri subscribe ugafungura inzogera kugira tubana muri update zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV ya-uploadinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere. Nimba ari byo gukemura ubikemure mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru uyamenye mu bantu ba mbere. Kandi ikindi, ku muntu utarahabwa migration, aka kantu nongere nkavugeho, gerageza ukore update ya mode pass yawe. Hindura password yawe nshyashya, uhindure password ishaje ushyiremo password nshyashya. Ndakubwiza ukuri nta minsi ibiri iri buze gushira cyangwa amasaha 28, 80% uzaba wamaze guhabwa migration. Ku bantu batarahabwa migration, mugerageze mukore ibyo ngibyo, muhindure password, updating na email, nta minsi iri buze gushira mutarahabwa migration. Iyo niyo password cyangwa nirwo rufunguzo ku bantu bamaze gukora liveness ariko bakiri muri tent, KYC zamaze kuba passed ariko batarahabwa migration. Mubigenze gutyo birakunda. So reka twikomereze na video rero. Reba video witonze step by step uri ukuntu bikorwa, ariko nyaboneka ntuze kubikora uyu munsi tutaregera ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025, aribwo kuba timu ya Pi Network cyangwa ubuyobozi bwa Pi Network buzaronshinga ku mugaragaro cyangwa buzashyira ku mugaragaro uyu mushinga wacu wa Pi Network. Gusa ubu byitoza ube ubimenya ku buryo isaha n'isaha uzahita ufata payi zawe ukaba wagira ute wazohereza kuri exchange ya OKX cyangwa indi exchange. Inzira zose za deposit aba ari zimwe. Nk'ibisanzwe nta kindi ukora, urafungura exchange ya OKX yawe. Nkibutsa ko nimba udafite link ya OKX ndayishyira muri comment z'iyi video, uyifungure ukoremo KYC. Ibi byose uzabikora ari uko KYC yawe iyo muri OKX yamaze kuba verified. Rongeye kubereka step by step ukuntu wadinga cyangwa wakohereza, wakora deposit y'amapayi yawe ari muri application ya Pi browser muri wallet, ariko ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Nubikora uyu munsi wa none, itariki zitaragira cyangwa kuwa timu ya Pi Network itarashyira ku mugaragaro cyangwa itaremerera andi ma network ku mugaragaro, payi zawe ukazoherezaho zirajyaho pe, ariko nuzibura cyane bagufungira account, ubwo ngubwo ubyimenyere. Ibyo ndi kukwereka ni inzira uzanyuramo ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025, ukura payi zawe muri wallet muri Pi browser, ushobora kuba wazohereza kuri exchange ya OKX step by step igihe uzaba ushaka kuba wagira ute wazohereza kuri exchange. Mwagiye mubona aba bacantege benshi babwira ko ama exchange mutazayakenera, ariko nizo za mbere exchange muzakenera. Ntabwo wabikuza ari amamiliyoni udafite ama exchange, ni ibintu bidashoboka. Rero nta kindi uzakora, uzafungura OKX yawe uze ukande hano kuri deposit. Uzaza hano kandi hano kuri deposit kiributo. Ukimara gukanda kuri deposit kiributo, ubwo nyine izino exchange zisaba n'ama network menshi,
ukimara gukanda kuri deposit Kiributo hari igihe bazaguhitishamo guhitamo deposit Kiributo cyangwa via network. Uzaza hano muri search usacinge wandikemo Pi, ngira ngo muri kuyibona ngewe ko irimo ahangaha yamaze no kugeramo, ariko uzaza hano muri search ahangaha wandikemo Pi network uzahita ko uyibona. Okay, ngira ngo nanditsemo Pi, dore ni iyi ngiyi, uze uyikandeho cyangwa ukore search, ngira ngo muri kuyibona zahita bayikwereka. Iro ni ikirango cya Pi, ariko ibintu ndi kubikwereka utaza kubikora uyu munsi, nubikora Pi zirajyaho pe, zirajyaho 100%, ariko nuzibura ubyirengere cyangwa wihangane. Ndi kukwereka inzira uzanyuramo ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. So nta kindi rero ahangaha uzaza utware kano kantaka, kano ga fresh, akangaka ugatware ukageze ahangaha. Bana ko minimum deposit ni ugushyiraho 0.0000001 by'amapayi. Nyaboneka Pi azaba ari ikindi, azaba ari ibindi muyitondere kubera ko izatanga amafaranga. Nta kindi rero, ahangaha tuje kureba wallet address. Uzaza uzana aka kantaka ugasliding, ngira ngo muri kukabona, nukazana ukakageza hano ku musozo bazahita kwereka wallet address yawe. Akangaka ngira ngo muri kukabona, nurangiza uyigira ute, uyifate uyikopiye, hanyuma ugende muri Pi browser yawe wohereze Pi nk'ibisanzwe. Ubwo iyo ni iyindi step, nayo nzabakorera video ukuntu ufata wallet address ukayoherezaho amapayi. Numara kuzohereza zizahita zigera hano muri OKX exchanger, uzitradingisha cyangwa uzikoreshe icyo uzaba ugiye kugira ute kuzikoresha. Nuko nguko ro bizakorwa step by step. Nubikora uyu munsi Pi zirajyaho, sinkubwiye ngo bikore itariki 20 zitaragira. Nubikora mbere yaho, ubwo risk ushobora kuza guhuriramo nazo no kugira ute, no kuba wazirengera. Mukomeze mukande subscribe hano kuri Mbarusha Mining TV, mufungure inzogera igihe cyose tutatubona updates, igihe cyose tutabona makuru meza, amakuru yafasha umupayiniya. Tuzadukora ishoboka byose ayo makuru tuyabahere mu bantu ba mbere. Ciao, ndabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, impande n'impande, bakunzi ba Mbarusha Mining TV.